Muhagaze bakunzi kandi inshuti z'utundi Sport TV, uyu munsi rero nanone tugarutse hano mu rubuga rw'imikino nk'uko musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi turaza kuvuga ku makipe atandukanye ya hano mu Rwanda. Turaza kureba ese ni iki gituma Rayon Sport idasinyisha abakinnyi byihuse nk'uko indi kipe bazasohoka nayo igeze ku kigero cya 90% yo irabura nk'abakinnyi babiri gusa nyuma yo kumurika umutoza. Turaza rero kureba muri ayo makipe yombi ibi kugenda bivugwamo, tuze no guterera akajisho ku ikipe ya Police FC turebeho bimeze gute, biragenda gute. Rero turabamenyesha ko tubashimira cyane abarangije gukora subscribe ndetse n'abatarayikora, namwe turizera ko akahanya kose mushobora kuzagira gutya mugaterekaho subscribe cyangwa se mukagenda musharinga uko mubishoboye. Rero turabashimira mwese byibuze kuba mudutega amatwi, ni iby'agaciro kandi murabo kubahwa. Rero reka tudatinze dutangirire mu ikipe ya APR FC. APR FC rero ku munsi w'ejo nibwo yasinyishije umutoza, ikaba yaramwerekanye. Muri make APR FC ikaba igeze ku kigero cya 90% cyo kuzuza squad yayo kugira ngo APR nyirizina uko izaba imeze umwaka utaha w'ibihumbi 2025 2026 uzaba umeze, abakinnyi uko bazaba bahagaze ndetse n'umutoza wayo mushya uko bizaba bimeze. Rero ikipe ya APR FC gusa twabamenyesha ko ubu ngubu isigaje byibuze gusinyisha abakinnyi babiri, harimo nimero 10 ndetse n'umwataka bifuza, ari wa mwataka nawe ugiye akomeye uzagenda afasha ino ekipe ya APR FC kuba yagenda yitwara neza hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika, kuko niyo izagenda ihagarariye igihugu cy'u Rwanda muri iyo mikino. Rero urumva ko ikipe ya APR FC yo igeze kure yiyubaka rwose, nk'uko twababwiye ko ari 90%. Urumva ntarabura gato ngo ibe igiye yarangiza. Hari n'amakuru ari kugenda hwihwiswa muri iyi ekipe ko yo ishobora gutangirira pre-season ahandi hatari mu gihugu kugira ngo igende yiyubaka, cyangwa se abakinnyi bagiye bagurwa ndetse n'abasanzwe bagende bamenyerana ku buryo ikipe iba ifite automatisme igiye ihagije mu kibuga. Nibyo rero twavuga ku ikipe ya APR FC. Reka noneho tunyarukire mu ikipe ya Police FC. Ikipe ya Police FC yo nta byinshi cyane bigenda bivugwamo, nuko gusa ikipe ya Police kugeza ubu ngubu ntago irabona umutoza, ariko haravugwa abatoza babiri bashobora kugenda bari guhanganira umwanya wo kuba basinyira ino ekipe ya Police FC. Abo rero nta bandi, harimo umutoza wa Adil, niwe uri kugenda avugwa ko ashobora kuba yatoza ino ekipe ya Police, ndetse n'undi bita Ben Musa, muramuzi rero nawe ko yigeze gutoza hano mu Rwanda. Uwo nibo batoza ikipe ya Police iri kugenda ishaka kugira ngo ikuremo umwe abe yagenda atoza ino ekipe. Rero Police si ibyo gusa ihugiyemo, ahubwo nayo iri kugenda yongera amasezerano abakinnyi bayo, bamwe bari bagiye kuyasoza. Nk'ubu twavuga abakinnyi harimo nka Ndizeye Samuel, ku munsi w'ejo yongereye amasezerano. Muzi ko ayo masezerano yari yarayarangije. Harimo Mugisha Didier Taichi, nawe yongereye amasezerano. Tukiri kuri uyu Mugisha Taichi, muzi ko yigeze kwifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport, ariko urabona ko birangiye ekipe ya Police FC ibashije kongera kumwongera amasezerano kugira ngo agume muri iyo ekipe. Undi ni Eric Zidane, nawe iyo squad azaba yirimo. Ntibivuze ko rero abakinnyi ari abo gusa ikipe ya Police iri kugenda ishaka, kuko hari n'abandi ishaka igenda ikura mu yandi makipe, ariko abo ngabo nabo yari isanganywe yabashije kugenda yongerera amasezerano. Rero urumva ko nayo iri mu rwego rwiza rwo gukomeza kugenda yiyubaka kugira ngo irebe ko izagenda
ikina umwaka utaha 2025 2026. rero tukiri ku makuru nk'ayo ngayo, reka noneho tugere nyirizina mu ikipe ya Rayon Sport. Mu ikipe ya Rayon Sport rero nta byinshi biri kugenda bivugwamo, usibye hari kuvugwamo ibijyanye n'umukinnyi Ombolenga uvuye mu ikipe ya Rayon Sport, akaba asubiye mu ikipe yahoze akinira mbere y'uko aza mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu rero ikipe ya Rayon Sport ikaba byibuze yishimira ko uyu mukinnyi atayihombeye cyane cyangwa se ngo akomeze kugenda yigora, kuko ikipe ya Rayon Sport kuri uyu mukinnyi irahabwa amafaranga yari yaramutanzeho. Ikindi umushahara yari buzahembwe iyo aza gukomeza kugenda atabona indi kipe imugura, kubera ko yari agifite amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport. Urumva Rayon Sport yari gukomeza kujya igenda imwishyura ukwezi ku kundi. Rero urumva ko ikipe ya Rayon Sport yaba yagiye ibyungukiramo kuba byibuze agiye hari amafaranga atanzweho, kandi n'uwo mushahara we ukaba uvuyeho. Urumva ko Rayon Sport ntago ibuze byibuze hagati ya miliyoni 10-12 gutyo yagenda yunguka kuri uyu mukinnyi, dore ko bihuza na cya cyifuzo cy'ikipe ivuga ko yo izagenda igabanya amafaranga yishyuraga abakinnyi ndetse n'ibyo yagendaga ikoresha ku mwaka, bikava ku cyiciro byari biriho bikamanuka bikagera hasi. Urumva ko aho ngaho rero birimo biragenda bimanuka. Si uyu wenyine kandi wasohotse mu ikipe ya Rayon Sport yahembwaga amafaranga menshi, undi nawe wasohotsemo ni Muhire Kevin, wasohotsemo mu minsi yashize akajya mu ikipe yo hanze. Rero urabona ko nawe yahembwaga miliyoni ku kwezi. Urumva ko iyi kipe ya Rayon Sport ari amafaranga igiye kugenda iganya ibona, kubera ko ntabwo ayo mafaranga yego n'ubundi abakinnyi bayikiniraga nko kuri Muhire Kevin we yarayakiniraga rwose, ukabona ko ayo mafaranga atagendera ubusa, ariko nka Ombolenga we wabonaga ko yamaze imikino myinshi adakina. Rero kongera kumugumana byari kuba ari ikibazo cyane, kuko n'ubundi ntago ikipe ya Rayon Sport yateganyaga kongera kumushyira muri squad yayo ngo ajye yikinira, gusa ari kugendera kuri iyo kontra yari afite, akajya agenda ahembwa n'ubundi ko yari afite amasezerano ni ekipe. Ikindi rero twababwira nuko mu ikipe ya Rayon Sport uko kugabanya kw'imishahara cyangwa se amafaranga yagendaga atangwa ku bakinnyi batandukanye bizahera nk'uko nabibabwiye ubushize kugabanya squad yabo, bakaba bagera ku bakinnyi byibuze 25. Nababwiye ko umutoza Lotfi we yifuza ahubwo abakinnyi 23 aho kuba 25. Rero reka dukomeze tubabwira tutese mu ikipe ya Rayon Sport ibi kugenda bivugwamo ni nk'uyu mukinnyi. Mwumvise ko mu kanya twababwiraga ko muri polisi umukinnyi Taichi Mugisha Didier wifuzwaga n'ikipe ya Rayon Sport nawe byarangiye n'ubundi ayongereye amasezerano mu ikipe ya polisi. Hano haranavugwa ko undi mukinnyi nanone wakomeje kugenda yizezwa abareyo kugeza maginga ya yego ntaragenda, ariko hari ibinugwanugwa ko ashobora kuba yagenda asohoka muri iyi ekipe, akaba ntabwo ari kwisohokamo kuko yari atarasinya, gusa yari afite amasezerano ndetse n'abareyo barizejwe ko uyu mukinnyi ashobora gusinyira ino ekipe. Nta wundi rero ni Tansele Musengo, ni umukongomani, muramuzi mwese uko byagiye bivugwa n'uko byagiye bigenda, murazi mu minsi yashize ko yagiye avugwaho cyane. Muri Rayon Sport rero kandi haravugwamo ko igomba kuzuza byibuze staff yose uko byagenda kose, kubera ko itegeko rya CAF nuko rimeze, rirababwira riti mugomba kuba mwujuje staff, kandi Rayon Sport yo ifite muri gahunda yayo bidapfa bidapfuka ko ku wa gatanu aribwo izatangaza abatoza bose bazakomezanya nayo umwaka utaha.
ni kuvuga ni sezo itaha ya 2025 2026, kuko kafu yo irasabwa kugenda ibireba. muzi ko kafu nk'umutoza wungirije agomba kuba afite lisansi A. rero ibyo byose ni ibintu bigomba kurangirana n'uyu wa gatanu, niko mu ikipe ya Rayon Sport bigiye bihagaze. Reka rero turebe tuvuge tuti ese mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport dukurikije abo ishaka nabo isigaranye, ikipe ya Rayon Sport yo wagenda uyipanga nka gute? Uri umuntu uvuga uti reka turebere Rayon Sport y'umwaka utaha uko yaba imeze. Aha rero ubwo ni ukuvuga ngo turashyiramo abakinnyi bakomeje kuvugwa cyane ndetse bari kugenda bashakwa n'ikipe ya Rayon Sport. Hano harimo umuzamu uri kuvugwa cyane ni Jackson, ni umukongomani nawe ikipe ya Rayon Sport iri kugenda iganiriza ngo irebe ko yayisinyira, ariko hadakuyeho n'umuzamu wa Mukura Sebwato, kuko nawe ashobora kuba yaza muri iyi ekipe. Rero upanze nko mu izamu ushobora kuba washyiramo uyu Jackson, yaba atari we akajyamo Sebwato, pasi yawe wenda akaza ku mwanya wa gatatu mu bazamu. Hano rero nanone wajya muri defense ukaba washyiramo Yusudiaye, hagati ugashyiraho Kabange, ubundi ugashyiraho Rushema. Iyo ni defense ya batatu nk'uko umutoza Lotfi asanzwe akunda gukinisha system yiwe. Iburyo ugashyiraho Serumogo ari, hanyuma ibumoso muziko ikipe ya Rayon Sport yasinyishije umukinnyi Musole Prince, wowe ni bidahinduka kuko urumva ko ari mu ikipe ya Rayon Sport n'ubundi. Hanyuma rero kuri gatandatu hari Dafe, nawe ugifite amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma ukareba undi mukinnyi bifuza ni Abedi Bigirimana, nawe akaba yajya muri iyo squad ya Rayon Sport. Nimero 10 Tansele Musengo, kuko n'ubundi bye ntago birarangira, wavuga ko wabeha 50-50 kuko hari indi kipe nyine bari kugenda bavugana nayo, bishoboka ko ashobora kuza muri Rayon cyangwa se akaba yagenda ayivamo ye asinyira iyo ekipe yindi. 11 rero ushobora gushyiraho Samuel Pingpong, nawe uri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ni transferi turi kugenda dukomeza kugenda tugarukaho. Akaza Usengimana Olivier, hanyuma noneho Rutahizamu akaba Forunganye. Iyi kipe nk'abafana ba Rayon Sport murumva ko iramutse ipanzwe gutya, mwe murabivugaho iki? Murabona ari hehe yaba ikomeye, ni hehe yaba yoroheje? Ese ni hehe mubona ikipe ya Rayon Sport yakagombye kugenda yuzuza cyangwa se ishyiraho nk'umusimbura mwiza? Uyu Bigirimana Bedi ntago ari ukwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ahubwo we ni ukongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, kuko yari yarasinye amezi 6 gusa. Ubu rero akaba ari mu biganiro n'iyi ekipe ngo barebe ko nawe yakomeza ayongera amasezerano. Naringiye rero nababwiye kuri Musengo Tansele, ikipe iri kumwifuza cyane ni ikipe ya Singida, niyo ashobora kuba yagenda aterekaho umukono kugira ngo agende akinira iyo ekipe. Rero ayo ni amakuru ari kugenda acicikana hano mu itangazamakuru rya siporo. Urumva ko ikipe ya Rayon Sport wakwibaza utese kuki iri kugenda bigura intege, ariko nta kindi kibitera, ni ikibazo urebye icya mikoro, kuko ahenshi urumva ko hari nkaho bavuga bati abakinnyi twumvikanye ariko tuzagenda tubaha amafaranga bitewe nuko tuzaba tuvuye muri Lion Day. Lion Day rero tubibutsa ko izaba byibuze mu kwa 8. Urumva ko ikipe nka Rayon Sport kuvuga ngo izasinyisha abakinnyi bigeze mu kwezi kwa 8, urumva ko ni ikindi kibazo kitoroshye. Abakinnyi beza bose hano mu Rwanda baba bamaze kugenda basinyira andi makipe urebye igihe yaba ibirimo. Ikindi rero kiba kibitera nta kindi, ni ukuvuga ngo ni ubushobozi bukeya. Ukareba ese ubundi ubwo bushobozi ibufite kuki iyo itahita yihutira gusinyisha abakinnyi? Ikindi rero twavuga kuri Rayon Sport nuko urebye nkuko kugabanya payroll, amafaranga yakagombye kujya ihemba, ukabona ko hazaba harimo ikinyuranyo kinini cyane nk'ikipe ifite competition hano mu Rwanda ishobora guhangana n'amakipe ukurikije andi makipe afite uko ahemba ndetse
na bije yayo y'umwaka uko ingana, ukumva ko rero ikipe ya Rayon Sport noneho biteye inkeke cyane cyangwa se biteye kwibazwaho, ukibaza ukuntu iyo ekipe izagenda ihatana n'ayo makipe amwe ari hafi kuyikuba inshuro ebyiri ku mafaranga ayo makipe akoresha. Iyo ekipe ni APR FC, niyo ikoresha menshi, agakurikiraho Police yageragezaga nayo ni Rayon. Urumva ko igiye kugabanya nanone, urumva ko rero mu by'ukuri iyo urebye aho hantu usanga nk'umudiho, ubundi ngo kera mu kinyarwanda nibo bavugaga ngo umudiho uva mu itako, rero ukareba ugasanga kuri Rayon Sport ibyo bintu nabyo utamenya uko bigiye bimeze, cyangwa se byatera impungenge muri rusange abakunzi b'imikino hano mu Rwanda. Hari na bamwe batangiye gutera urwenya bavuga ko ikipe ya Rayon Sport rwose aho gushora amafaranga menshi nayo yagerageza ikareba ko yagiye yashora nko mu basifuzi, bavuga bati n'ubundi twabonye ko umupira w'inyarugenge hano ahanini ukinirwa hanze y'ikibuga kurenza mu kibuga, cyangwa se ko nta kintu wakwizezwa na squad yawe bitaba byoroshye utafite uburyo ugenda utegura hanze y'ikibuga. Ibyo rero nibyo byari bigiye bikomeje bivugwa hano, nguko uko biteye. Rero tutabatindiye, twabashimiraga mwe mwese mwakomeje kudutega amatwi, tubashimira cyane byimazeyo abagize icyo bakora, abakoze subscribe muri ab'agaciro, abatarayikora namwe rwose mwihangane, erega mu buzima niko bigenda, habaho gufashanya no guterana inkunga. Rero iyo ukoze subscribe uba uduteye inkunga, kandi mu by'ukuri uba urimo ugenda wubaka umuryango mugari w'utundi Sport TV. Rero reka duhinira ahangaha tubashimira mwe mwese, tubifuriza ibihe byiza, mukomeze kugubwa neza, naho ubutaha. Ciao.